Niba telefone yawe itarambya umuriro ukeneye kumenya aka kantu. Hari ukuntu ugura telefone irambya umuriro imara mu minsi 3 cyangwa iminsi 4 ariko uko ugenda uyikoresha ugasanga imara mu umuriro amasegonda. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wabihagarika. Tuba tize mu bintu byinshi reka nkora ku buryo bikorwamo. Ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking video, following niba utaramfollowing niba ufite n'ikindi kintu ushaka kumenya cyanyuganizi, bisigaho hirya muri comment ndahita nkusubiza. Kugira ngo bikore rero nta kindi urakora urafungura application yawe ya setting, ukimara kuyifungura scrolling ugana hano hasi uhita ukora hano handitse system ahangaha, ukimara gukora ku system nanone scrolling uhita ukora hano handitse developer option, ukimara gukora nanone scrolling muri aya magambo ugana hano hasi gake urakomeza scrolling, urakora ku ijambo ndi bukwereke. Urahita ubona ahantu handitse background processor limit ahangaha uzakoraho, ukimara gukora uzasanga biri kuri standard limit we nta kintu uzahita ukora ngaho do fresh. Ibi bishatse kuvuga iki? Hari ukuntu biri gukoresha application runaka hanyuma ukayivaho ukagira ngo koko yahagaze gukora kandi mu by'ukuri ugasanga irimo iragutwarira umuriro wowe utabizi. Ariko iyo bikoze nguku uba wemera application ebyiri muzeruka gukoresha nizo zikomeza gutwara umuriro gusa. Bivuze ko mu zindi application ziba zabanje ubu zihagaritse gutwara umuriro muri telefone yawe. Ese kantu wari ukazi kuri telefone yawe niba ari ukazi bimbwira muri comment gusa nayo niba utari ukazi bisigaho muri comment ikindi kandi bimbwira no kumfollowing.